Shalom shalom ndabasuje kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose ndetse n'ubuntu bw'Imana bukomeze kubaherekeza iminsi yose yo kubaho kwanyu. Rero uyu munsi turakomeza na gahunda twatanguye muri uku kwezi kujyanye na gahunda yo gukorera abandi, ubuzima bwo gukorera abandi, umutima wo gukorera abandi, ibanga ryo gukorera abandi, nibyo turimo turaganiraho muri iyi minsi yo muri uku kwezi kwa gatandatu. Rero turatangirana n'umurongo twashizeho nk'urufatiro Matayo 20:28. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Iyi ni definition ikomeye Kristo aduha hejuru yo gukorera abandi. Niwe rugero rwacu, niwe watubanjirije dutera ikirenge muce, ndetse niwe banze ryo kwizera kwacu, niwe duhanze amaso no dukurikira, niwe watubanjirije muri urugendo, ndetse niwe twigiraho. Ikindi kintu gikomeye Yesu yavuze hejuru yo gukorera abandi, aravuga ngo ngewe ntabwo naje kugira ngo nkoregwe, afite icyubahiro bwiza, afite abamarayika, afite ibihumbi n'ibihumbi y'abamarayika bishobora kunkorera, ariko naje mu isi kugira ngo naje gukorerwa n'abantu, ariko naje kugira ngo nkorere abantu ndetse mbere incungu y'abantu benshi. Iyi ni definition rero tubona hejuru yo gukorera abandi, no kugira umutima wo gusunikira gukorera abantu ineza, utarebye itandukaniro hagati yawe n'abo bantu, yaba ibyo ku rurimi uvuga rutandukanye, cyangwa igihugu mukomokaho gitandukanye, cyangwa se ku ruhu. Ibyo byose ntabwo birebaho, ahubwo umuntu umubona mu ishusho y'Imana, umugambi w'Imana, nk'uko Kristo yaturemye mu ishusho y'Imana, ngo twaremwe mu ishusho yayo. Aratureba, aratwitegereza, abona ko turaba gukundwa no kubabarirwa, aramanuka yemera kudupfira kugira ngo b'incungu ya benshi, atarebye uruhu, ururimi n'igihugu. Yose akuraho imipaka. Nubwo yavukiye muri Isirayeli, yagura iyerekwa, atora muri uwo mugambi wagutse w'Imana, maze araza kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo aronke ubugingo budashira. Rero Kristo muri uwo mugambi aturebeyemo, atubona ko turaba igiciro gikomeye amaso y'Imana, yemera kuza kudupfira, akuraho imipaka yose, akuraho ibintu byose yari utandukanyaga, araza aratubambirwa, maze ku musaraba wiwe araduhuza. Nta muyuda, nta mugiriki, nta ukebwe, nta udakebwe, nta mwirabura, nta muzungu, byose abivanaho adushira hamwe muri we, maze dusubira kongera kuba umugambi w'Imana. Ikindi kintu gikomeye turimo turavuga hejuru yo gukorera abandi muri bino bihe isi irimo biteye ubwoba, bitoroshe, ariko tugomba kumenya ko nk'abana b'Imana tugomba gukorera abantu tutarebye ibitandukaniro hagati y'abo bantu, yaba ku rurimi cyangwa se ku ruhu cyangwa se ku bihugu bitandukanye tuvamo, ahubwo turebeye mu mugambi w'Imana n'uburyo Imana yaturemye mu ishusho yayo. Cyo ni ikintu gikomeye tugomba gusobanukirwa. Rero Kristo iyo areba ku mipaka, iyo areba mu gihugu, ntabwo gakiza kaba karatugezeho nk'abanyamahanga, ariko iyo araguyerekwa maze ashobora kutugeraho. Niyo nk'umugore umwe aramwegera w'umusamariya w'umunyakananikazi, niko biri tubwira, amwingingira kugira ngo akize umwana we. Kristo icyo gihe umuhamagaro wiwe cyangwa se umurimo arimo arakora, kuko yahereye muri Isirayeli agenda agira neza abantu, Imana yaramusize amavuta, agenda akiza indwara, azura abapfuye, abohora ababoshwe. Biri tubwira ko uwo mugore araza aramutakambira cyane, afite umwana uboshwe n'abadayimoni, ngiriza umwana. Kisa n'umwana ntabwo nafata ibyo kurya by'abana mbiterera imbwa. Yashatse kuvuga yuko abanyamahanga batari bafite access ku byo kurya by'abana bo mu nzu, aribo b'Isirayeli. Ariko umusamariya, uwo munyakananikazi arebye kure, areba hakurya y'umusaraba, areba mu mugambi w'Imana, aravuga ati ariko cyo nzi ni kimwe gusa, nuko n'imbwa zijya kutuvungukira two ku meza. Yesu aramureba, aramwitegereza, aravuga ati mu munyakananikazi ndabona ukwizera kungana gutya muri Isirayeli. Umugore yagiye muri future, arenga umusaraba, atangira kujya gutuvungukira umugambi w'Imana. Rero natwe umugambi w'Imana twari turimo wo kuzadukiza, nubwo Kristo yatangiriye muri Isirayeli, ariko gakiza karubwira no ku banyamahanga. Rero uyu munsi turi mu mugambi w'Imana, twarakijijwe, nta muyuda, nta munyamahanga, twese turi bamwe mu mwami Yesu Kritso. Iyo mipaka yose yakuweho. Muri bino bihe rero turavuga hejuru yo gukorera abandi, tugomba kurebera kuri Yesu kugira ngo dushobore gukorera abandi nk'uko Imana ibyifuza. Rero ubusobanuro bwo gukorera abandi ni ijambo ryoroshye cyane, ni ugukorera abantu neza utitaye ku bintu byose bibatandukanya, yaba ururimi cyangwa se igihugu uvamo tandukanye, ariko witaye ku
ko umuntu yamwe mu ishusho y'Imana ndetse ari mu mugambi w'Imana wo gucungurwa.